aho ongera usubire mu iyo nimero 078 54 8 50 ku bantu nagiye sengera bazi iyo nomero naho bazajya bambona. Imana ishimwe. Amen. Ukumbe ni wowe nyandwi, ni wowe Nzayisenga Pierre di. Ubu warabasengeye babona abana, abandi urabasengera babona abagore, ujya usengera n'abasore bakabona abagore. Ubu sinange uraza kunsengera nze kubona umukobwa mwiza. Ubu ngubu ni ikizamini nagitsinze nabivuze ikibazo. Ariko ababebe bakobwa mu Rwanda dufite abakobwa beza, ariko abakobwa mwagihediye mwagiye munyandikira nawe mfishe uko mukamusuhuza koko ariko mwakabyara mwawe. Reka dukomeze sasa rero. Mumpera mikoro y'u mama di. Aramwenyura nkabona ibintu ni sawa. Nanyuma bimeze gute mama? Bimeze neza. Amakuru ni meza. Urashima Imana. None se w'Imana Caritas ko musaba imeze bite? Umubyeyi wanjye. Ni umubyeyi wawe? Ni umubyeyi wawe? Mumpere mikoro. Uri umubyeyi we? Ni mwana w'imfura? Buriya. Muvandimwe amurikira bwa gatatu. Ariko kubera ko nasigaye ndi mukuru wabo mama na data batakiriho nkabarera. Abyita ko ndi umubyeyi we kuko mumenyera buri kimwe cyose, ndetse n'ukwebwe ninjye wamubereye umubyeyi nyine bamushingira. Rero ninjye yatura ikibazo cyose tugafatikanya, mbega nta wundi mubyeyi. Yego rata. Byagenze ongera mumpere mikoro kabyara wowe. None se niwe wasigaranye nk'umubyeyi mu cyimbo cy'ababyeyi. Warababaye uko hangayitse. Nukuri ihangane rwose. Hanyuma no kuvuga ngo icara hano nawe di. Hanyuma reka dukomeze sasa rero. Abasigaye nk'umubyeyi mu cyimbo cy'ababyeyi. Imana ibaho umugisha. Reka nkubwire uw'Imana. Imana iguha umugisha wakoze ibikomeye. Uzi ko abandi yabonye byagenze gutya aravuga ati genda rwanda ubaga izawe umenye ubaga wifashe wimenye, ubwo nanjye ngiye kugira ute? Ngiye kwimenya. Hari n'ukubwira ati noneho ngenda guhanaguye mu bavandimwe burundu. Si ikibazo. Ariko byose kibaza ngo ni iki cyabizanye. Yesu yaravuze ati ntago nazanywe n'amahoro mw'isi. Ariko mu mbabare ntago ari yavuze amagambo ngo yaje gutanya umwana na se na nyina ngo abavandimwe nuko bagakozanye nk'imigeri kaka. Si ikibazo gikomeye. Ariko Yesu dukurikira murana byoroshye badi. Mumbwire namwe biroroshye. Pastor uhanura mumumpere mikoro. Pastor bino bintu tuzabyakira gute sasa? Ntabwo byoroshye. Dukora iki? Ikintu umuntu akora ni ukwihangana. Kwihangana. Ugakubitwa ikiboko kwihangana. Kwihangana bitera kuri. Oya mperera mukobwa mikoro twumve. Iki kibazo we wakivamo? Wabishobora? Ntabwo nazanywe n'amahoro mw'isi. Naje gutanya umwana na se na nyina. Yego. Umugabo n'umugore bakagira ute? Si ikibazo. Ibaze sheri wawe mwatandukanye. Ubwo wabyihanganira. Wenda nturagira muri icyo kikanda uracyari mutoya. Wenda mu gihe kiri imbere abakobwa mukura vuba. Ngaho twagiye twikomereze. Wabyihanganira? Birakomeye ntabwo biba byoroshye. Ukumva ko amaherezo nayaha ubwo ngubwo. Amaherezo no gusenga Imana cyane. Tukayisaba imbaraga. Ariko ikindi yarasinzanye urukundo. Ngukunda mugenzi wawe nkuko ugira ute? Nkuko wikunda. Rero dushaka kumva ati ntabwo nazanywe n'amahoro mw'isi. Abantu tukaza kubyakira ukundi kandi yarazanye urukundo. Kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kuko yamaze kwikunda ukanga mugenzi wawe byapfuye siko bimeze. Noneho mera mama mikoro. Wowe urabyumva gute kuri iki kibazo? Kubyerekeranye no kuba Yesu atarazanywe no kuzana amahoro mwiza wati ngiye naje gutanya umwana na se na nyina. Yazana amahoro mw'isi nkuko ubona nyine. Abisi bayatanga wa mugani nkuko yabivuze. Nta wakorera ijuru. Ubwo se wajya usanga ibintu byose byashubijwe ugasenga. Ntabwo wakwibuka ko mu ijuru habaho. Wadamarara wakora n'ibyo ushatse byose. Ubwo abantu basenga kubera ibibazo. None ubwo nta bibazo ntago bakwiriye kujya gusenga. Nyine Yesu yazanye nyine
inkota yazanye inkota yo gutandukana umwe mu rugo ashobora kuba akijijwe undi adakijijwe aka gakiza ka Yesu ni ubyo wenyine ugaha umuntu nubwo gushaka Uwiteka ari ngombwa kumushaka ukamubona ariko iyo urebye uburyo agakiza ari ugatanga hari abantu baba bafite abana babananiye na bene wabo badakijijwe ariko kuko ari Yesu ugatanga twe turasenga gusa uwashatse kurokora akamuha agakiza kuko na Dawidi Imana yaramubwiye ngo mu rubyaro rwawe ntihazaburamo uwo kugusimbura ntabwo abantu bose ari ab'ijuru nta nubwo abantu bose ari ab'ikuzimu ubwo Imana igenda itoranya nk'uko n'ubundi ku gihe cy'abigishwa Yesu yagiye atoranya rero hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama abo bantu bahirwa n'Uwiteka wabatoranije kuko na Yeremiya yamutoranije ngo akiri mu nda ngo kandi Dawidi nawe arandika aravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza ibyo bintu bikora Imana gusa kuko abantu benshi bakunda ijuru nditizakwereka ko bakunda ijuru iyo umuntu yapfuye bari kwirimbi bose baba bakonje bagatekereza aho umuntu agiye bagatekereza impamvu bo bariho cyangwa se bakibaza mbega bakibaza ukabona buri wese yatsinzwe kandi ukabona bavuga ijuru ukabona kurivuga ni byiza ariko kurijyamo biragoye kandi koko Yesu yaravuze ngo kunkurikira ni byoroshye ibintu umwami yavuze akabyivugira ubwe ni ugusiga ngo ibintu byose ukamukurikira ni ukwiyanga ugasiga ibyakunezezaga ugakunda umwami ukamwimika wenyine mu mutima utamubangikanya iyo nkota rero iyo yaje usanga mu rugo n'ubundi abantu niba umwe akijijwe undi adakijijwe ntibumvikana niba umwe asenga undi akajya ikuzimu cyangwa undi agasinda ntibumvikana hahora intonganya bitewe n'uko ibyo umwe arazamuka undi aramanuka n'undi aratambika ntabwo bajya bahuza ahantu byahuje ni rimwe ni ku gihe cyo guhabwa umwuka wera kw'abigishwa uwo munsi ku minsi 10 bamaze basenga bahuje umutima ariko no mu ngo z'abantu ba kino gihe ntibikunze kubaho ko abantu bahuza umutima ntabwo nkunze kubibona ko abantu babana buri kimwe cyose umwe abazi kimwe undi azi ikindi babihuza bikagira icyo bibyara cyangwa se umwe akaba asenga undi adasenga undi ayuzura umwuka undi ari umunyamubiri biba ari ibintu bikomeye bisaba ngo umuntu abe acunge izamu rye ku giti cye umuntu acunge izamu urye ku giti cye rero munyemerere nze namamazeho gatoya hanyuma tuze tugaruke mu kanya gato gerageza usimbukire kuri Uwimana Caritas usimbukire kuri God Official usimbukire kuri Inzira Bukwari usimbukire kuri Irene Krangwa usimbukire kuri Ijambo ry'Imana TV hose rero uraza ko wasanga ibyiza bigiye bitandukanye nimba wifuza kuzamura YouTube channel yawe duhamagare kuri 0786221843 aho ngo nta wundi ni God Official ndaza kuba nabigufasha mu neza cyane gatanu kandi kuko byose nta gutinda ni nk'umurabyo uratinda kuko icyo ninjiyemo cyose kigenda neza cyane kwa usalama hanyuma rero twebwe niki waza kuba wasanga kuri Uwimana Caritas urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ibiganiro by'iyoboka mana n'ibitaramo babigiye bitandukanye aba agomba kuzajya agenda akorera hirya no icya gusaba nuko wamushyigikira kugira ngo ibintu bisho kuba byagenda neza sawa kuri God Official nicyo waza kwasanga urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'ibiganiro by'iyobokamana uraza kwasangaho abakobwa beza bazi kuririmba abapapa beza bazi kuririmba uraza kwasangaho abapapa bazi icyo bita kuvuga Imana kabisa barakubwira ati aho nari nwe ntabwo ariho ngituye uwo nta wundi n'uwo bita Nyandwi cyangwa se bra hanyuma rero ikindi kintu waza ko wasanga kuri God Official uraza ko wasangaho iki uraza ko wasangaho impano ziba zigiye zitandukanye z'abantu bakishakashaka ndetse n'abamaze kugeraho bose rero ibyamamare babigiye bitandukanye byanga byakunda ukimara gukanda kuri God Official uraza ko wasanga rero munyemerere tuze dukomeze n'ikiganiro cyacu ubwo twari tukiri kubirebana n'abavandimwe tuvuga ati se Uwiteka ko byagenze gutya na gutya ariko tuzi neza ko umwenda watagutse mu kabiri wese ngo akwiye kwigererayo nibyo njyewe nejejwe n'uburyo wabashije kuba wakakira umuvandimwe wawe ntimuterana amatiku cyangwa se ngo gutya na gutya cyangwa se umutererane ukamuba bugufi ndakugira nti Uwiteka akomeze aguhe imigisha mumpere mikoro sasa uburamusigaranye uravuga ati niwe byose byanjye numvishe ko wakoze n'igikwe nangize ngo ntabwo urakora igikwe nze nezemo ariko official nawe uzakora ibara
reka dukomeze sasa rero. Hanyuma ubukoze igikwe. Abana babo nta myaka 100 ngo nta gikwe. Ubu niyo style igezweho. Wewe byagenze gute sasa? Byagenze neza, Imana yarabikoze. Imana yarabikoze bigenda neza. Ubihagaramo neza wemye. Imana ihabwa icyubahiro. Umuvandi wawe yarasanzwe n'ubundi ari umuhanzi. Yego. Iyo yaririmbaga ukabona ntari kuza ku ma YouTube channel nk'abandi bose ntago wumvaga nta kibazo biri kugutera. Numvaga harimo ikibazo, nkumva ndababaye umutima wanjye. Gani nawe rwose areba abo batangiranye n'iki, ariko ndashima Imana nawe ko yagize gutera, nawe ko yatangiye urugendo, nawe akajya umuhanzi nk'abandi, akamamaza ubutumwa bwa Kristo. Akamamaza ubutumwa bwa Kristo. Uvuze ngo mu by'ukuri biragaragara ko wanabyakiriye neza cyane, n'ibintu by'ibyishimiro n'iby'igikundiro byo kunezezwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Wowe ibintu byo kuririmba nawe nabonye ubizi, kuko hari indirimbo ushize mperuka ubwo twari turi kumwe, nabonaga uri kuririmba ibintu bikagenda sawa. Mu ndirimbo ze indirimbo ikunezeza cyane niyihe? Cyangwa zose ziragushimisha? Zose ziranshimisha. Iyo ukunda kumva wakomeza turirimbira byibuzemo imwe mu ndirimbo zibike, nubwo kaba la korofre gato nta kibazo. Ngo kabaga korofre gatoya. Sinumva zose ari nziza. Zose ni nziza. Nacyo ngo turirimbiremo ntacyo iyo ushaka. Numva zose ari nziza. Ndafata iyihe ndeki. Mwaka byaramwe we biri biki none muze mumfashe none se zose ni uraziririmba zose se? Indirimbo ze zose ziranezeza kuko zifite aho zimvana naho zingeza, kuko Imana yadukuye ni kure cyane. We yaturimbiye ngo nta bya none, ngo turirimbire nditari nta bya none, nditari bya none indimwe. Uriya yaringiye ko nta bya none, ariko iya avuga ngo nari ndushye mbabaye, Yesu aranduhura. Iranezeza cyane. Ni cyomoro. Yambere icyomoro kuko yaratwomoye. Imbere y'icyomoro anduhura umutima. Nuko nguko baririmba. Mufatanye. Okay, ntacyo nagufashe. Nabonye inshuti izamura mikoro. Niwe Yesu Kristo angirira neza, ambwira neza, yambere y'icyomoro anyurura umutima, yambere y'icyomoro anyurura umutima. Namubonye mbabaye arambabarira, ati mwana wanjye ngwino nguruhure, unkorere kuko ndi umugwaneza, ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Hari ingingo indengera n'urukundo rwe, iyo ngeze ahanyerera aranterura, byaba ngombwa akanshyira mu mugongo, akasimbutsa imisozi n'ibibaya. Abanzi banjye bangose bakambura, abanzi banjye bangose bakambura, namubonye babaye arambabarira, ati mwana wanjye ngwino nguruhure, unkorere kuko ndi umugwaneza, ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Niwe neza none narijye mu mwuka. Okay, ngo izamura twumve. Namubonye babaye arambabarira, ati mwana wanjye
kuko ndi umugwaneza ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Oh haleluya, amen. Basi nimba nta shyari mu nterere haleluya. Amen, 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 amen rwose. Namubonye mbabaye. Yes. Wari ubabaye byo? Narababaye bya daje. Mwari mubabaye rwose. Imana yagize neza. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ivana aho umuntu atabasha kwivana ikamugeza atabasha kwigeza. Yaciye amarembo mu buryo ubwari bwo bwose bushoboka. Reka mbabwire namwe abadukurikiranye muri hirya no hino, nawundi ni Igadi Official, ndimo ndabagezaho ikiganiro cyiza cy'inyungurabwenge, ikiganiro ikisana mitima, aho twibere rero nta handi twicare kuri Uwimana Caritas. Simbukira kuri YouTube channel yiwe, byose biraza kwa byagenda neza cyane gatandatu, kandi icyo akusaba nuko waklika subscribe, byose biraza kwa byagenda neza cyane. Gukanda subscribe nta kosa ririmo, nta n'igihombo kirimo, ahubwo harimo inyungu kubgawe, kuko byose abikora kubgawe kugira ngo akugezeho ibintu byiza by'agaciro, ibintu by'iyobokamana, ndetse akubwire amateka menshi aba agiye akomeye ku buzima bwiwe, cyangwa se n'ibindi bintu bishobora kuba byagufasha bikakuvana mu bwihebe, mu bwigunge. Bantu muri hirya no hino mubabajwe n'ubuzima cyangwa se muhangayitse kubera life, nakubwira ati byose birashoboka, ntukihebe cyangwa se ugire ibitekerezo, imyumvire yindi itameze neza nk'abantu bakunda kuvuga ati ndabona ubuzima budashobotse, ndabona ibyo ubuzima bitagikunze, reka nicire izindi nzira. Ugasanga wenda ahisemo kwiyahura, cyangwa se ahisemo kwishora mu busambanyi, niba ari umukobwa, niba ari umugabo, niba ari umusore, cyangwa se ugasanga aravuze ati ndabona wapi ibintu byo kubaho bidakunda, akajya mu bintu nyine bidafite 15, ugasanga yahoze inzoga cyangwa se ibindi bintu by'ibiyobyabwenge runaka bitameze neza. Reka nkubwire nti ibyo ngibyo ntibakagutware ubwonko, cyangwa se gutwara uruhande, cyangwa se wumve ko ari zo nzira zawe zishoboka ushobora kuba wanyuramo. Byose birashoboka, kuko isaha n'umunota iyo bigeze nta kinanira Imana. Hari impamvu Imana yakuzanye kuri iyi si. Rero hari indirimbo akenshi nyahumbwira nkunda kugira noti mujye muyikurikirana muyumve, ni indirimbo bita Sigasira. No simbukira kuri Igadi Official, ukandikamo Sigasira by Igadi, uraza kwita uyibona, urumva amateka y'ubuzima bwawe bwose. Nzi ko iza kuza kuba yagufasha, ibintu bikarusha kuba byagenda neza cyane gatanu ko. Kandi reka mbabwire ati rero mukomeze nyine mugubwe neza aho muri hose, mwihanganire life cyangwa se mwihanganire imibereho muri mo yariyo yose mu buzima bwanyu, yaba imfubyi, abapfakazi, abakene, abatishoboye, mwese ntago byose kuba uri umukene araho ngo bigarukira. Nawe isaha yawe nigera byose bizagenda neza cyane. Urabona ko Uwimana Caritas unamwitegereza neza, ameze neza, nk'ubu turamutse tubaje imyaka afite, ikubwiye tuvuga ati waparashyari nk'umuntu mutaza gutereta wowe ariko muramenya afite urugo, mubyibuke neza ko afite urugo, ntabwo babwiye ngo muze muteretse ntagashaje, aravuga ati arashaje, ariko iyo umurebye rwose ubona ko aracyari inkumi. Nese urabona wamutandukanya n'iriya bebe begeranye ntabwo byakunda, akubatandukanya biragoye. Hanyuma rero reka nkubwira ati nyine ntukihebe cyangwa se ngo wiganyire, kuko na Bibiliya avuga ati umuntu wiganyira wakiyunguraho mu mikono ingahe mu kwiheba cyangwa mu kwiganyira kwawe. Reka ntabe n'akamanyu. Ikiza rero nuko warushaho kwegera Imana ugasenga. Reka nkubwira ati harimo ibanga rikomeye mu gusenga. Gusenga bihura umutima, gusenga birafasha, gusenga bivana aho umuntu atatekerezaga, gusenga bizana ibisubizo, gusenga bizana amahoro, n'ibintu byinshi wavana mu gusenga. Ijambo gusenga ni ijambo ribohora. Murakoze cyane. Turacyari kumwe n'abatumirwa bacu, twari tukiri kuri uyu mama. Mumpere mikoro gatoya, ijambo rimwe ku mutware wawe. Ndamusuhuza. Uramusuhuza gusa nta nubwo mukunda. Kumukunda byo ni inshingano yanjye. Ni inshingano. Yego. Urakoze cyane. Kumukunda ni inshingano zawe. Hanyuma ukurikije iyi gahunda uko imeze y'umuvandimwe wawe, gahunda uko imeze neza, ko nkanashishikariza n'abantu ko bamufasha bakamutera inkunga, yego, ko
ko kubikora wenyine biragoye cyane bisaba imbaraga abafite umutima ukunze bakunda gukorera Imana zamura bikora bakunda gukorera Imana basimbukira kuri channel yiwe bakamutera inkunga harimo amafaranga, harimo gukanda subscribe, harimo kureba izo video, bityo bintu ko ari bitatu bakora iki? Bakanda kuri subscribe yego arangiza akanamutera inkunga y'amafaranga yego akamutera inkunga y'amafaranga ko nawe arakenewe kugira ngo azamuke agira aho agera nko iyo turi mu makorari usanga tuba dufite abaterankunga wagera mu gikorwa cy'indirimbo mukabahamagara barangiza bakabaha ku mafaranga mukagira icyo mukora kugira ngo wa muziki ugende neza naho wenyine ntabwo yabyishoboza kandi ubutumwa yamamazana bwa Kristo kugira ngo bugere ku isi yose ntabwo ari ubwo ku giti cye kuko yari ubwo ku giti cye ntabwo yari gufungura cano yari kubigumisha aho ngaho urakoze cyane hari ibintu bimwe nkunda kuvuga ku birebana n'abapasiteri hari usanga abapasiteri bagira gutya kandi abapasiteri barahembwa pese vure barya amafaranga icya 10 n'amaturo twikora ku mufuka tukabahereza amafaranga siko gahunda zimeze nanjye official rwose ndayabaha ariko nyine mujye mwiye ko natwe tuba twavunitse ubwo icyo narindiho ugasanga pasteri we ku murimo we agira icyo abona n'icyo asarura ariko mu by'ukuri ngo indirimbo imwe ibikubye ikibwiriza inshuro nimba ari 7 harya cy'umupasteri yego ngira ngo niko bimeze hanyuma wajye kureba ugasanga nk'umuririmbyi yasohora indirimbo bikaba ikibazo nta nkunga nta support ugasanga biragoranye ubundi abapasiteri nk'abo ngabo tuzabakuriye niki mubona mwebwe nk'abaririmbyi niki mubona cyakorwa inshingano ni izabo pe ntabwo tubabwiye ngo bajye kudereza ku icyo cya 10 cyabo ariko turatura umunsi ku wundi hari icya 10 n'amaturo yageneye gufasha abakene n'abapfakazi n'imfubyi mbese batishoboye siko bimeze icya 10 ni cy'abapasiteri nako muri birane ko bimeze ntabwo tukiburana nzakiguha pastor ngende official nzakiguha aho uzaburi hose ni cy'abapasiteri ariko none waje kureba ugasanga umuririmbyi ugufasha ku murimo we azagenerwa iki sasa mu by'ubuzima kuko twaje gusanga burya mu by'ubuzima no kuzuzanya ntago bintu biba byoroshye kugira ngo uzasohore indirimbo biragoye uburiya Uwimana Caritas azimvune nawe kuko mwegeranya uzimvune ziba zirimo hakorwa iki kugira ngo abapasiteri kino kintu bagihagurukire bagikemure icyo numva abapasiteri bakora bashyigikira intama zabo bakabazamura kuko bo bafite inshingano bahawe burya yakuvuganira kandi bigakunda ariko wowe ubwawe ntago wakwivuganira ngo bishoboke mbavuga ati ni umuryi atagiye kuza kuyarya yego kandi mu by'ukuri agiye kwamamaza ubutumwa bw'Imana kuko bose icyo bahurijemo no kwamamaza Kristo nicyo yakora akabavuganira akavuga ngo wenda ndavuga ko turi kumwe uvuga ati Uwimana Caritas ni umuhanzi ni umuvugabutumwa afite igikorwa cyo gusohora indirimbo ku mashusho mwamutera inkunga nawe akazamuka agakora umurimo w'Imana wagutse nkuko nabo iyo bafite igikorwa mu itorero babwira abakristo dufite inyubako turashaka kubaka mudufashe dufite abashyitsi ni mudufashe kugira ngo tubashe kubakira neza nibyo nabyo biciye mwaho ngaho ndumva umurimo w'Imana wakorwa neza kandi n'umuririmbyi nawe akaba yumva yishimye anezerewe okay mera Nyandwi yitwa Nyandwi inkunze kumwita pastor bitewe n'uburyo asengera abantu bagakizwa asengera inkumi zikabona abasore asengera abantu barwaye abana bafite ababuza abana bakababona hanyuma Pastor Nyandwi amakuru bimeze gute sasa we kino kibazo icyo abapasiteri bashaka kurwanya ivuga butumwa ry'indirimbo urukona cyakemuka gute ukuntu mbyumva kuko Yesu yaravuze ngo dukwiriye gukora umurimo hakiri ku manywa yego utari bwira kandi amagambo yaravuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari iby'Imana mu bihe Imana ikintu dukwiriye gukora ni ukwamamaza Imana
tutitaye ko bavuga. Petero na hano barimo gukora umurimo ntago bemeraga. Itorero ntago bemeraga. Ariko baramurwanyaga mu itorero. Abo bawukoreraga inyuma. Petero na Yohana bawukoreraga inyuma. Noneho bakagenda abakiza abarwayi babasengera bagakira. Abarwayi bagakira. Ariko abo mu itorero bakabarwanya yuko Petero na hano barimo gukiza abarwayi. Ati ni mu bashaka. Bashaka. Ariko umurimo ntago warorereye. Barakomeje barakora no muri gereza. No barakomeza barakora. Umurimo kandi ukurushaho kugenda neza. Kuko haraho basiganirwaga kujya. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba ivuga ngo hari